abantu bari gukora ibyaha bikabije cyane bitumye Imana ihaguruka iva ku ntebe yayo ngo ize yirebere. Iravuga ngo kandi niba koko ibyo bakora bimeze nk'uko amakuru y'abahatakira y'abaharega bavuga, uko gutaka kwabo kwangezeho ndabimenya. Ndagira ngo mwene data nkubwire ko umuriro watwitse Sodomu na Gomora ni ugiye kugutwika, kubera ko wiyanduje ugakora ibyaha bigakabya. Ariko abantu bafitanye ubushuti n'Imana nibo ndimo mbwira ko Imana igarutseho ibafitiye imbabazi kandi ngo ibasohoreze amasezerano. Nibyo ndi kubona muri iki gihe. Bantu barahanura bo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagahanura basambana, bamwe bataye abagore, bataye ingo, yemwe babaye amabandi yo mu gasozi, ariko barangiza bakita abantu b'Imana. Imana iravuga ngo ubwo gutaka kw'abarega pasitoro mwe n'abahanuzi mwe mwamaze gukora ibyaha bigeze ubwo bibisesema imbere y'Imana. Ariko birayavuze ngo ubwo udakonje ntunabirengeye kukuruka. Ubu rero mbabwire ko hari abantu Imana igiye kuruka, kandi ubu nkibibabwira hari abantu Imana igiye kuruka. Imana yagumye kubatumaho intumwa ngo irebe ko muzihana byaranze. None umuriro watwitse Sodomu na Gomora urabamanukiye kubera kutihana kwanyu. Mwimika ibigirwamana, ibishushanyo murabyubakira, yemwe mwimika inda, mwimika ubugome, mwimika urwango, mwimika ubwesikoro, mwubaka amateka y'ibinyoma. Ariko kubera ko mwakoze ibyaha bigakabya cyane, ni nayo mpamvu umuriro watwitse Sodomu na Gomora. Wowe wamaze kugira ubugome ku buryo na nyoko cyangwa se na nyoko wanyu na mwene wanyu utamugirira impuhwe, ku buryo yemwe n'uwakubyaye utamugirira imbabazi. Aba mu nzu yamusenyukiyeho kandi we wararunze amafaranga, wararunze amazu, ufite ayubamo n'ayo utabamo, ariko n'umuryango wawe ntiwawugirira impuhwe. Mbese ubwo utagirira impuhwe umuryango we, yazigirira umuntu wo mu gasozi, umuntu uturutse ahandi. Ariko kubera ubugome butumwa bagiraga imbaraga z'umwuka, none basigaye bazigira iz'ibisindisha. Basigaye baza kuri izi kamera za social media bakavuga banyweye ibisindisha, bababona bavuga ukagira ngo bari kuvugishwa n'umwuka wera, naho bari kuvugishwa na rukoro yo mu bisindisha. Ngo niyo agiye kubwiriza yakanyoye ngo atera haleluya ikabirimo imbaraga. Burya kose muduteza iz'umurambararo, naho burya mwanyweye rukoro, mwanyweye ibisindisha, mukaduteza izo hejuru, izo hepfo, izo ruguru, izo ku butaka, izo mu biti no mu mabuye, naho n'iz'ibisindisha. Ariko abantu bafitanye ubushuti n'Imana, Imana ibagarutseho ngo ibasohoreze amasezerano. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ubwo butumwa mbahaye nubwo sindengeje kubyo Imana yambwiye kandi sinagabanyijeho, ahubwo mbabwiye ibyo nimuhunge mudapfa. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, udukunda kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Kamvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi na kure mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Reka mwese tubasuze ariko kandi tubahe nikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi. Niza rero ko umwami abarinze ko ushobora kudukurikira utameze neza bitewe n'impamvu runaka, ubuzima bute kugera nk'uko ubwifuza. Reka tukubwire ngo Imana yacyafite amoko kandi yitegetse byose birashoboka. Ahari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga humura, uyu munsi nibwo na budakeye buri mu kajorojoro ariko ejo buzaca. Cyambe no kwizera Imana. Ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana Joseph, turakwakiriye. Murakoze cyane. Joseph, amakuru ni meza? Urakomeye? Ndakomeye. Amahoro. N'amahoro. Twishimiye ko nawe mu kiganiro cy'uyu munsi. Nanjye kandi ndabyishimiye. Makuru cy'ubugingo. Ubugingo ni buzima. Ubugingo ni buzima. Turashimira Imana ikiturinze kandi karinda ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Iyi minsi uri kuyibona utese Joseph, ko mbona iyi minsi ngiye ikaze cyane, kuyibona gute? Iyi minsi ngira ngo sinjye uri kuyibona njyenyine, n'abandi barimo barayibona ko ari iminsi mibi kandi isaba ko dusenga. Ndasaba ko dusenga kandi tugakizwa kugira ngo Imana iturengere. Buri munsi muri kutubwira ngo birasaba ko abantu basenga ahe masengesho, ko mwese muzuvuga ngo musenge ari uzabyumva kubweti ko tukabwe dusenga n'ubundi turasenga no gute? Ni amasengesho yo kwezwa. Hezwa ugiye gupfa cyangwa se ugiye gutaha mu mvuga gikirisitu? Oya. Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose duhore dushima Imana, ariko kandi tugire n'umwete wo kubana n'abantu amahoro n'uwo kwezwa, kuko tejejwe atazareba umwami Imana. Hezwa kubera ko agiye kuba gahunda yo kureba Imana. Ariko Imana se none niba dushaka ko Imana nyine tuyibona mu bibazo byacu, si uko tuba twejejwe. Ariko rero iyo ubwiye umuntu ngo Imana yambwiye n'urugero ngo Imana yambwiye ngo ezwa, ahita yumva ko ari ya magare yanyu yaje, cyangwa ahita yumva yuko agomba gahunda yo gupfa yageze, ahita afata igakuraho urupfu. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo igihe cyose Imana ibana natwe kubera ko tuyitunganiye. Iyo tutayitunganiye iba kure yacu, iba kure y'imitima yacu, ariko iyo tuyitunganiye iba hafi yacu ikaturengera. Yego. Uri Mikayi w'iyi minsi, uri kugenda hano ibintu bidasanzwe ko kandi rimwe na rimwe binakomeye cyane, kubera ko Imana iri kunyuzamo ibintu bikomeye muri ino minsi. Impamvu nyine ni uko ari icyo gihe. Nicyo gihe kugira ngo abantu bitegure. Erega iki ni igihe cyo kubwira abantu kuri, kugira ngo babe maso bitegure, kuko impanda y'Imana igiye kuvuga. Yana navuze ngo ndurangura mu butayu, ndijwi ry'urangura mu butayu. Habwana ngo uriho na w'iyi minsi uje. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo avuga ku bya Yohana, abantu bari bafite amagambo cyangwa se amasezerano basezeranijwe ko hazaza Eliya, ngo uzaza akunga imitima y'abantu. Ariko Yesu arangije arababwira ngo burya uriya Yohana niwe Eliya. Mu buhanuzi bwahanurwaga ko hazaza Eliya uzunga imitima y'abantu, igahura ikayunga n'Imana. Arava rero burya Yohana nimushaka mu byemere niwe Eliya, niko Yesu yavuze. Natwe rero Eliya nta gihari na Yohana nta gihari, ariko ni twebwe ba Yohana turimo kurangurura kugira ngo abantu bihane. Ubwo uri Yohana wo muri bira w'iyi minsi ko tubyita Nge kubera ko Yohana yakoze igihe cye, ariko dusigara natwe dukora. Yego. Kubera ko Yesu yasutse umwuka we,
kandi awuha abantu bose kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo rero ubu ni twebwe turiho ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Iki gihe baravuze barataha, turasigara ngo dukomeze tuvuge. Niyo mpamvu tudaceceka. Yohana yavuze mu gihe cye avuga ubutumwa, abwiriza abantu. Uyu munsi namwe muri mu gihe cyanyu muri kuvuga ubutumwa, muri guhanurira isi, muri kubwiza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bagaruke kuri Kristo. Ese ubutumwa, uyu murimo muri iyi minsi murabona biboroheye? Murabona ivuga ubutumwa ryanyu riri kugera ku bantu bose nk'uko mubyifuza cyangwa se nk'uko mwatumwe n'Imana? Ahubwo ni byiza cyane kuba haraje ikoranabuhanga, hakaza social media, hakaza ku buryo nyine uvugira hano, ukavugira hano uri mu Rwanda, ukumvwa n'abari muri Amerika, ukumvwa n'abari muri Canada, ukumvwa n'abari mu Buholandi. Urumva ko Imana yatanze umuyoboro ufatika kugira ngo ubutumwa bwiza bugende kandi bugere ku bantu bitasabye ibiguzi bikomeye. Reka tugushimire, tuvuge ngo Imana igukomereze amaboko. Amen. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Inshuti bavandimwe muduteze amatwi muri kano kanya, ni Joseph Habimana niwe tugiye kugana muri kano kanya. Ni umukozi w'Imana, n'umuvuga butumwa, n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, akaba n'umuhanuzi, biterwa n'uko Imana yamutumye. Ndi hano rero mbararikiye kugira ngo mukurikirane kino kiganiro tugitangirane kugeza tugishoje, kandi Imana irabaha umugisha. Reka nsabe Joseph asenga Imana, abayoborwa n'umwuka n'abana b'Imana akomeze. Ni karibu. Mana Data wa twese, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kuba imbere yawe tukavuga ubutumwa, tukabwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo babashe kwihana, babashe guhindukira, babashe Mwami, babashe kugarura imitima yabo kuri wowe. Turagushimiye rero ko uyu mwanya uduhaye, twirukanye imbaraga mbi zose zatuma iki kiganiro kitagenda neza mu izina rya Yesu, maze umwuka wera abe mu ruhande rwacu, abane natwe kugira ngo adukoreshe imirimo n'ibitangaza, kandi ababasha kumva ubutumwa bose babashe guhindurwa nabwo. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Twari tumaze iminsi tudaherukanye, ariko uyu munsi Imana ishimwe ko iduhaye akanya tukaba twongeye kubonana. Turagira rero ngo dusome Bibiliya, tuvuge icyo umwuka yaduhaye kuvuga, ubundi dukomeze n'izindi gahunda. Imana nibaho umugisha. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18 umurongo wa 20 n'uwa 21. Ndumva wadusomera niba wagezemo muri Bibiliya kuri uwo murongo, dusomere twumve icyo Imana irimo kutubwira muri uyu mwanya. Itangiriro igice cyaho ni cya 18 umurongo wa 20 usoze n'uwa 21, ntacyo biraba bitwaye. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 20 tugeze kwa 21. Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Isodomu n'Igomora ari kwinshi, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'Igomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ibyaha byabo bigakabya cyane. Ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega, ndamanuka ndebe rwose ko bakora ibijyanye no gutaka kw'abaharega kwangezeho. Kandi nimba atari ko bimeze ndabimenya, niba atari ko bimeze ndabimenya. Amen. Imana nibagirire neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iri jambo rero ni ijambo mwumvise ariko rirakomeye. Ibi byabwiwe ab'iSodomu n'Igomora, ariko noneho nimwe muri kubwirwa, mwe mudukurikiye, mwebwe muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, mwebwe muri Burundi, mwe muri Uganda, muri Kenya, muri Amerika, muri Burayi hose, ababasha kumva ikinyarwanda tuvuga, ubu butumwa burabareba, ndetse bureba n'ababasha kutacyumva ariko bashobora
kuba babasha kugira ubasobanurira ubu butumwa, ariko cyane turabwira bo abumva ururimi rwacu. Bibiliya iravuze ngo ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwishi, nanjye ndamanuka ndebe ko ibyo bakora bihwanye rwose nuko abantu bahatakira. I Sodomu n'i Gomora ku basomyi ba Bibiliya ni abantu bakoze ibyaha bikomeye ndetse bihagurutsa Imana, bituma Imana iva ku ntebe yayo irahaguruka ijya kwirebera. Nyamara yahoraga ibyumva, yahoraga inabireba, ariko bigeze aho ngo birakabya cyane. Ndagira mbabwire ko abantu bari gukora ibyaha bikabije cyane, bitumye Imana ihaguruka iva ku ntebe yayo ngo ize yirebere. Iravuga ngo kandi niba koko ibyo bakora bimeze nk'uko amakuru y'abahatakira y'abaharega bavuga, uko gutaka kwabo kwangezeho ndabimenya. Ndagira ngo mwene data nkubwire ko ibyo ukora Imana irabizi, nubwo abantu batabimenya ariko Imana yo irabizi. Imana itugirire neza. Imana irangije ngo igiye kujya i Sodomu, irabanza iravuga ngo ese nshobora kugira ikintu nkora ntamenyesheje inshuti yanjye Aburahamu, ntamenyesheje Aburahamu inshuti yanjye? Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi tuvugana ndimo nkubwira ubu butumwa, ushaka uko wagirana ubushuti n'Imana, kuko umuntu ufitanye ubushuti n'Imana niwe Imana igiye kurokora uyu muriro ugiye gutwika Sodomu na Gomora. Imana irawukiza umuntu ufitanye ubushuti nayo. Imana iravuga ngo ni iki nshobora gukora? Nshobora gutwika Sodomu na Gomora? Ese nshobora kugira icyo makora ntamenyesheje Aburahamu inshuti yanjye? Imana irangije ngo ijyana ubutumwa kuri Aburahamu kugira ngo imumenyeshe ko igiye kurimbura Sodomu na Gomora. Irangije ibanza kumugerageza kugira ngo igerageze ubushuti bwayo na Aburahamu ko ari bwo. Kubera iki? Imana yafashe abantu batatu, niko Bibiliya ivuga, ibanyuza kwa Aburahamu. Ubushuti Imana yamupimiyemo ni urukundo. Ndagira mbabwire ko Bibiliya yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, kandi ni nabwo ubugome buzagwira. Kubera ko urukundo rwa benshi muri iyi minsi rwakonje, hagwiye ubugome. Noneho Imana igerageza ubushuti bwayo na Aburahamu, ibugeragereza mu rukundo ngo irebe ko akiyikunda, irebe ko rwa rukundo akirufite, nta bugome agiramo. Imwoherereza abantu batatu ngo baraza bagera kwa Aburahamu. Bagezeyo Aburahamu arababona, ariko ngo bari abantu utakwakira mu rugo rwawe uri umuntu unena cyangwa urobanura ku butoni, kuko ngo bamugezeho basa nabi. Bibiliya iravuga ngo arababwira ngo nimuze tuboze ibirenge, kandi bamugeraho bashonje. Bamugeraho bashonje, aravuga ngo tunabagaburire, mwice isari mubone kugenda, mutaza kugwa mu nzira. Imana irangije kubohereza bagezeyo, Aburahamu akibabona arababwira, abagirira urukundo, arabati mwe kunyura hano, kandi yicisha bugufi. Aravuga ngo mwe kunyura ku mugaragu wanyu, ngo mugende, ahubwo nimubanze muze tuboze, tubaha amazi, mwoge ibirenge, mubone kugenda mwishe isari mumaze kurya, mutaza kugwa mu nzira. Ariko mwene data, wowe wamaze kuba
wamaze kugira ubugome ku buryo na nyoko cyangwa se na nyoko wanyu na mwene wanyu utamugirira impuhwe, ku buryo yemwe n'uwakubyaye utamugirira imbabazi, aba mu nzu yamusenyukiyeho kandi we wararunze amafaranga, wararunze amazu, ufite ayo ubamo n'ayo utabamo, ariko n'umuryango wawe ntiwawugirira impuhwe. Mbese ubwo utagirira impuhwe umuryango we yazigirira umuntu wo mu gasozi, umuntu uturutse ahandi? Ariko kubera ubugome bwagwiriye muri wowe butumye nta mbabazi ukigira, kandi Bibiliya tubwira ngo mugirirane imbabazi, mugirirane neza, mugirirane imbabazi. Imana itugirire neza. Ubugome bwaragwiriye, nta rukundo abantu bakigirirana, abantu barifuza ibibi ku bandi, nta muntu wifuza icyiza ku wundi, barimo barifuza ibibi ku bandi. ariko Aburahamu nk'inshuti y'Imana ngo ababonye abigirira imbabazi, arabazana iwe arabakarabya, arabagaburira bararya barijuta, naho burya kumbi burya bwose yakiriye Imana. Ndagira ngo ubwire ko Imana utazayibona yavuye mu ijuru ngo ize imbere yawe, ahubwo uzayibona mu bikorwa byiza uzakorera abandi. Imana nta handi uzayisanga, nta handi Imana iri, ni muri twe, ni mu bantu. Ibikorwa byiza, ibyiza uzakorera abantu, ibyo nibyo uzaboneramo Imana, kandi ni naho izapimira ubushuti bwawe nayo, ni nawe izapimira ubushuti bwawe nayo. Ntabwo aba bavuga butumwa baje kwa Aburahamu kuko baje bamuzaniye n'ubutumwa, baje bicishije bugufi, ntabwo baje bishize hejuru, nta nubwo baje bigize abandi bantu, ahubwo baje mu ishusho y'abantu bameze nabi. Ariko Aburahamu ababonye bagiriye neza, bakira ubutumwa, nabo bamuha ubutumwa bamuzaniye. Ngo bakimara kurya bahaze, baramubwira ngo ariko Sarayi ari hehe umugore wawe? Arababwira ngo Sarayi ari mu mahema. Baramubwira ngo igihe cy'umwaka nikigaruka tuzakugarukaho Sarayi abyara umuhungu. Icyo gihe Sarayi azaba yabyaye umuhungu. Aburahamu aribaza ati ibyo bishobora kumbaho? Sarayi nawe arabyibaza, aravuga ngo byabaho gute nshaje, kandi umukambwe wanjye Aburahamu akaba yarashaje amaze kuba umusaza, nanjye nkaba ndi umukecuru. Ariko Imana inyuze muri ba bantu iramubwira ngo hari ikinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho, igihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho. Aleluya! Ndagira ngo ubwire ko abantu bafitanye ubumwe n'Imana, Imana igiye kubagarukaho. Banyarwanda, umuntu ufitanye ubushuti n'Imana, Imana imugarutseho kugira ngo imugirire neza, kandi inzira ze zafunzwe zigiye gufunguka, kandi ibye byashaje bigiye kuba bishya, ibye byabaye bibi bigiye kuba byiza. Kubera iki? Imana igarutse ku bantu bafitanye ubushuti nayo, abantu bayitegereje bakayizera. Aburahamu ngo yizeye Imana bimuhwanira no gukiranuka, yayitegereje yihanganye, ntabwo yigeze ajya mu bapfumu. Ariko wirirwa mu bapfumu, weho wirirwa mu byaha ngo nawe utegereje Imana. Ndagira ngo ubwe ko umuriro watwitse Sodomu na Gomora niwe ugiye kugutwika, kubera ko wiyanduje ugakora ibyaha bigakabya. Ariko abantu bafitanye ubushuti n'Imana nibo ndimo mbwira ko Imana igarutseho ibafitiye imbabazi, kandi ngo ibasohoreze amasezerano. Umva, ndagira ngo mbabwire ko ubu hari abantu bagiye gusohorezwa amasezerano amaze igihe. Amasezerano yari babonaga yarashaje. Aburahamu nawe ngo yabonaga byarashaje, abona ibyo kubyara bitazabaho, abona ibyo kuzabona umwana bitazakunda, abona Sarayi umugore we ntibizakunda ko abyara,
Aburahamu yumvaga byararangiye, yariyakiye, yaravuze ati nzaba inshuti y'Imana, nzagumana nayo, sinzayivaho, ariko ibyo kubyara byo sinkibitegereje. Ariko kubera ubumwe yagumanye, kubera ubushuti yagumanye bwo kubana n'Imana, Imana ibyari byarashaje. Bibiliya iravuga ngo uwari warapfuye, umva, wari warapfuye yabaye muzima. Bivuze ngo Sarayi yari asa nk'uwari warapfuye. Bibiliya iravuga ngo Imana yari yarabwiye Aburahamu ngo izamugwiza, imuha abana bangana n'umusenyi uri ku nyanja. Iranamubwira ngo ndetse abana be bazangana nk'inyenyeri ziri ku ijuru. Ibyo ngibyo bigera igihe yumva atakibitegereje, atabyizeye. Nawe wategereje Imana igihe kirekire, ndetse ugeze igihe wumva ngo mbese nanjye nzanezerwa. Ariko nje kukubwira ngo ugiye kunezerwa kuko wategereje Imana, ntiwiyanduze. Ntujye mu busambanyi, ntujye mu bupfumu, ntujye kuraguza, ntujye kwiba, ntuteke umutwe. Ariko ndagira nkubwire ngo abantu barimo gukora ibyaha bakiyobagiza, umuriro watwitse Sodomu na Gomora uje kubatwika. Imana itugirire neza. Aburahamu ngo babagabo bamaze kwijuta baragenda, ariko bageze imbere, aleluya, bageze hirya gato, baravuga ngo ko tugiye kurimbura Sodomu na Gomora, tubikore tutabwiye Aburahamu. Imana iravuga ngo niki ishobora gukora nakimenyesheje Aburahamu inshuti yanjye. Ndagira nkubwire ngo inshuti yanjye, nanjye nkubwire ngo Imana ntacyo yakora itamenyesheje umugaragu wayo. Bibiliya iravuga ngo intore zitakira ku manywa na nijoro, ntabwo izigera zirangarana, ahubwo izazirengera vuba. Imana irangije ihindukirira Aburahamu imugarukaho, iramubwira ngo Sodomu na Gomora bakoze ibyaha bikabije, ni nk'ibyakorewe mu gihugu cy'u Rwanda, ni nk'ibyaha biri gukorwa byakozwe by'ubugome bibi cyane. Imana iravuga ngo niki ndi bukore Sodomu na Gomora nkaharimbura ntamenyesheje Aburahamu inshuti yanjye. Imana irangije ngo irongera ikatisha abavuga butumwa basubira kubibwira Aburahamu. Aburahamu arangije abwira Imana ngo Uwiteka, ese nugerayo ukabona y'abakiranutsi 50 uzaharimbura? Imana iravuga ngo nimba sangayo ntabwo nzaharimbura. Ese nugerayo ugasangayo 45 uzaharimbura? Imana ngo isanga nabo 45 ntabarimo. Kubera iki? Abantu baho ngo bari barakoze ibyaha birakabya cyane. Ari abavuga butumwa baho bari abesikoro, bari abatekamutwe, ari abahanuzi baho barahanuraga bakanasambana. Ni nk'ibyo ndi kubona muri iki gihe. Bantu barahanura bo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagahanura basambana, bamwe bataye abagore, bataye ingo, yemwe babaye amabandi yo mu gasozi, ariko barangiza bakita abantu b'Imana. Imana iravuga ngo ubwo gutaka kw'abarega Sodomu na Gomora kubaya kwishi, nanjye ndamanuka ndebe ko ibyo bahavuga ari ukuri. Yemwe gutaka kurega iyi Sodomu na Gomora ya hano muri iki gihugu cyacu kwabaye kwishi mu ijuru, Imana ije kureba. Ndabibabwiye, Imana ije kureba, kandi Imana ije kwirebera buri muntu, ije kwirebera buri rugo, ije kwirebera buri muntu iwe ije kwirebera. Imana irangije iravuga ngo none niba ibyo bakora bihwanye no gutaka kw'abaharega ndabimenya. Abantu bamaze kuba abapfumu ariko bakiyita n'abakozi b'Imana bahanuza. Imana itugirire neza. Herutse guhura n'umuntu tugiye mu bukwe, arangije atangira kubaza ngo ikinyobwa cy'inzoga ngo gisembuye, ari umuvuga butumwa. Ndamubaza nti kweri burya unywa inzoga? Aravuga ati oya si inzoga ko nakabavuga butumwa gafite rukoro, umuntu anywa ngo akumva imbaraga. Imbaraga abana ubundi abavuga butumwa bagiraga imbaraga z'umwuka, none basigaye bazigira iz'ibisindisha. Basigaye baza kuri izi kamera za social media bakavuga banyweye ibisindisha, bababona bavuga ukagira ngo bari kuvugishwa n'umwuka wera.
naho bari kuvugishwa na rukoro yo mu bisindisha. Arambwira ngo ageze aho, arambwira ngo ni umupasitoro yahuye nawe, ngo aramushuka mujyana mu kabara musengerera iyo nzoga, ngo aramubwira ngo iyo nzoga ngo ituma umuntu agira akanyabugabo, ngo ituma nyine ngo yiyumvamo imbaraga zikaza z'umwuka mubi, ngo niyo agiye kubwiriza yakanyoye ngo atera haleluya ikabirimo imbaraga. Burya kose muduteza iz'umurambararo, naho burya mwanyweye rukoro, mwanyweye ibisindisha, mukaduteza izo hejuru, izo hepfo, iza ruguru, izo ku butaka, izo mu biti no mu mabuye, naho n'iz'ibisindisha muri kumwe. Tangije ndamubwira nti tupfukama ngo usengere wihane. Arambwira ngo hoya ngo wowe uracyari mu bya kera, ngo rega ngo nyine ngo burya ngo ako ngako ngo abavuga butumwa niko basigaye banywa. Tangije sinzi umuntu wari ucuruza akabari abaratwumvishe ahita avuga ngo ngo none se ngo iyo nzoga murayinywa muri abarokore. Ndavuga nti myumvira uyu murokore usigaye anywa inzoga akanaba umurokore kandi ari umuvuga butumwa. Aravuga ati oya iyo si inzoga ibamo akarukoro gake. Aramubwira ati nanjye ndazicuruza, iyo ni inzoga. Kugeza ubwo abantu b'abanyamahanga batakijijwe bataramenya agakiza nta mbuto bakitubonaho, mwabarokore mwe, mwabapasitoro mwe, mwabahanuzi mwe, mwamaze gukora ibyaha bigeze ubwo bibisesema imbere y'Imana. Ariko birayavuze ngo ubwo udakonje ntunabire ngiye kukuruka. Ubu rero mbabwire ko hari abantu Imana igiye kuruka, kandi ubu nkibibabwira hari abantu Imana igiye kuruka. Noneho i Sodomu n'i Gomora niho nababwiraga, barahanuraga ariko bagasambana, barasengaga bakaba batinganyi. Yemwe baratekereza abantu bageze ubwo bajya gutinga abamarayika. Imana ituma y'abamarayika bagezeyo ngo binjira kwa Loti, kuko Aburahamu ngo yagumaga kwingingira Loti ngo arebe ko Loti byibuze yamenya ko ubutumwa bwageze i Sodomu akihana. Imana yagumye kubatumaho intumwa ngo irebe ko muzihana, byaranze. None umuriro watwitse Sodomu na Gomora urabamanukiye kubera kutihana kwanyu. Mwimika ibigirwamana, ibishushanyo murabyubakira, yemwe mwimika inda, mwimika ubugome, mwimika urwango, mwimika ubwesikoro, mwubaka amateka y'ibinyoma. Ariko kubera ko mwakoze ibyaha bigakabya cyane, ni nayo mpamvu umuriro watwitse Sodomu na Gomora utazabura kubageraho, yemwe ntaho muzawuhungira. Kuko ab'i Sodomu n'i Gomora iyo babona aho bahungira bari kugenda, ariko ntibigeze bahunga ngo babone ubuhungiro, kuko umuriro wari wabagose impande zose. Namwe umuriro ubagose impande zose, urabazengurutse. Ikibakiza nuko mwihana, ikibakiza nuko muramburira Imana amaboko mukavuga ko mwatsinzwe, ibyaha byanyu mukabireka. Niho Imana izabarokora. Uwo muriro uzatwika inkozi z'ibibi, uzatwika abibone n'inkozi z'ibibi bazahinduka ibishingwe. Ariko abantu bategereza Uwiteka, abo ngabo bazasohoka bishimye, kuko Imana igiye kubagirira neza. Abo bazabona agakiza k'Uwiteka. Biravuga ngo izuba ryo gukiranuka rizabarasira abakiranutsi b'Imana. Ndagira mbabwire ko Abanyarwanda bose siko ari babi, ariko Abanyarwanda babaye babi, ndetse baba babi naho bari mu mahanga, mu bihugu byo hanze, bageraho bakaguma kuba babi. Abenshi bageraho bakajyanayo ubugome bwabo, bakajyanayo urwango rwabo, ntibakundana. Niyo babonye bari muri Amerika n'abari i Burayi, usanga urwango rwabo bararujyanyeyo, bageraho bagatangira kwangana no guhigana, ntibakundane. Yemwe n'abari mu Rwanda bikabuko. Mbese uwababyaye n'umwe ni Satani. Bibiliya ivuga ngo so ni Satani, kuko Satani niwe se w'ibibi byose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mureke ibibi byanyu, mukore ibyiza, mubone ubutabazi bw'Imana. Aburahamu yagiranye ubushuti n'Imana, Imana iramurokora. None abamarayika bajyanye ubutumwa kwa Loti. Loti ngo bamugezeho, ngo binjiwe mu rugo arabakira,
nawe ubwawe ubutumwa bwinjiye iwawe, abavuga butumwa wabonye ni benshi, insengero wasengeyemo ukumva ubuhanuzi ni nyinshi, yemwe ariko wanze guhinduka. Loti agezeyo, bagezeyo bamubwiye ko bagiye kurimbura Sodomu na Gomora, arabipinga. Nawe ushobora kuba urimo upinga, ariko mubwiye ko kurimbuka kukugezeho, arabipinga, ntiyabyumva, arazarira. Biravuga ngo arazarira, kuzarira kwe niko gupinga. Ariko ngo mwumve ukuntu Sodomu na Gomora yarabaye irimbi ry'ibyaha, ngo babonye abamarayika binjiye kwa Loti, abagabo bajya kubatinga, ngo barabakurikira ngo babakorere ubutinganyi. Loti aravuga ati mfite abakobwa b'amasugi, mubakire ariko mureke aba bashyitsi baje iwanjye. Ngo ariko abagabo baravuga ngo wa kigabo we, ni abantu babaye abanyabyaha barakare, mbese nta buntu bw'Imana bubari mu maso. Ariko barangije kuvuga ngo wa kigabo we, ntabwo tugusabye abakobwa bawe, dushaka abo binjiye iwabo, abo bagabo nibo dushaka. Ngo abamarayika babahuma amaso, bamaze kubahuma amaso bararindagira. Bamaze kurindagira, abamarayika babwira Loti ngo nahunga adapfa. Bamuhubuza muri iyo nzu, bamuta hanze y'umudugudu, baramubwira ngo hunga udapfa. Loti nawe yanga, araguma arazarira, aravuga ngo reka hungire ku musozi mutoya, kandi Imana yamubwiye guhungira ku musozi munini utazagerwaho n'ibyago. Namwe mwahungiye ku misozi mitoya, muhungira kure, muhungira hafi y'ibyaha mubigumamo, ntimwajya kuraho Imana yababwiye. Kurimbuka kuja Sodomu na Gomora namwe kuzabageraho, kuko mutigeze mwihana ngo mumaramaze. Imana itugirire neza. Noneho rero ngo Loti azaririye, bamuta inyuma mu y'umudugudu, ariko nabwo yanga kugenda, arabasaba ngo reka ajya hafi. Aho hafi ajyayo, ariko ibyago bimusangayo. Loti kurimbuka kwe kurangiriraho. Niyo mpamvu mbabwiye ngo nimuhunge mudapfa, kuko urupfu rurabasatiriye, kandi ni urupfu rwica ubugingo ndetse n'umubiri rutawusize. Nimuhunge mudapfa, urupfu rurabasatiriye. Ariko abantu bafitanye ubushuti n'Imana, Imana ibagarutseho ngo ibasohoreze amasezerano. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ubwo butumwa mbahaye nubwo sindengeje kubyo Imana yambwiye, kandi sinagabanyijeho, ahubwo mbabwiye ibyo. Nimuhunge mudapfa, kuko urupfu rurabasatiriye. Umuriro watwitse Sodomu na Gomora namwe niwe ubagezeho, kandi nta buhungiro mufite. Niba mutihanye ngo muhungire mu maboko y'Imana, ntacyo kubakiza mugifite. Ibyo mwarunze n'ibyo n'ubutunzi mufite ntibuzabakiza. Yemwe imbaraga mwiyizeyo ntabwo zizabakiza. Nta kizabakiza mufite, kuko umuriro w'Uwiteka niwe ubagose, kandi urabatwikana n'ibyanyu kuko mwanze kwihana. Ariko umuntu wihana akemera ubutumwa bwiza akahindukira, Imana igiye kumurokora. Yemwe ba diaspora muri hanze y'igihugu, nimushaka uko mubana n'Imana neza, kuko amasezerano yanyu agiye gusohora. Yemwe bantu muri mu bihugu byinshi byo hirya no hino mwatatanye, mukaba intatane, Imana ibagarutseho ngo ibagirire neza. Nimuhindukira mukareka ibibi. Yemwe banyarwanda muri mu gihugu, yemwe mwe mubabaye imitima yanyu yagize ibikomere, mubabarira mu gihugu cyanyu, Imana ibagiriye neza kuko ibagarutseho. Ariko banyabyaha mwanze mugakora ibyaha, uburakari bw'Uwiteka nibwo bubajeho, umuriro w'Uwiteka uraje. Nimutaba amaso ngo muhindukire mwihane, umuriro w'Uwiteka ubagezeho, kandi ubagose impande zose. Nta buhungiro mufite keretse mu maboko y'Imana. Imana ibagirire neza. Ndangije mbabwira ngo umuntu wese wihana akareka ibibi azakizwa, kandi umuntu wese uca bugufi, Imana iramugirira neza, iramurinda. Uyu muriro uzatwika abanyabyaha, ariko abubaha Uwiteka, gukiranuka k'Uwiteka kuzabarasira. Imana izabakiza. Imana ibaha umugisha.
yego Imana nayo umugisha Joseph turagushimiye ku butumwa bwiza utugejejeho bukangurira abantu kwihana bukangurira abantu kuva mu byaha reka tuvuge ngo Imana y'amahoro umugisha turawakiriye kandi ikomeze kwagure mu buryo bwose bushoboka ari ubw'umubiri ari n'ubw'umwuka hose Imana igereyo igira imirimo n'ibitangaza ikora. Joseph mbere ko tukurekura duhe nimero za telefone urangiza usengera abantu b'Imana ubasengera Imana mu izina rya Yesu. Nimero yanjye ni 078 23 666 533. Imana ibaha umugisha kandi mugume kubana n'Imana mugirane ubushuti n'Imana kugira ngo Imana ibarengere kuko abantu bagomeye Imana umuriro w'Imana uraje kandi ntuzabasigira umuzi ntuzabasigira n'ishami. Mana data wa twese turagushimiye ko ubanye natwe uyu mwanya ngaho umugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro kandi akaba yumvisha ubutumwa bwiza kandi ugwiza umugisha ku bantu bawe kandi ababasha guca bugufi bakihana bababarire. Urakoze kuri Imana y'imbabazi dusabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana igumugisha. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye. wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service